hari ibintu byinshi biboneka mu mateka y'u Rwanda byakomeje kubera benshi ihurizo, byagera ku birango by'igihugu harimo nk'ingoma Karinga byo bikaba ihurizo. Ujya wibaza ku kijyanye n'ingoma Karinga, ese yaherereye hehe? Ese yari imaze iki? Tubahe ikaze mu kiganiro. Njye ni Theo Rugamba, iyi ni Inkera TV. Reka tugaruke mu kanya turebera hamwe ese ingoma Karinga yagiye hehe? Ese yari imaze iki? Reka tugaruke mu kanya. Iyo ubajije abakuru bakubwira yuko batamenye irengero ry'icyo kirango, abakiri batoya bo baheze mu rungabangabo kubera kutamenya irengero ry'icyo kirangagihugu cya kera, benshi bafitiye amatsiko. Ingoma Ngabe yari yo bendera ry'igihugu, akaba ari nayo yari nkuru imbere y'umwami n'umugabekazi. Umurimo wayo wari uwo kwimika umwami ndetse no guhuza umwami na rubanda. Ingoma Ngabe ntiyari ingoma nk'izindi zakoreshwaga mu misango no mu mihango y'ibwami, kuko iyo ngoma Ngabe ntiyavuzwaga, ahubwo izindi zarayivugirizwaga zikayitaramira nk'uko zataramiraga umwami. Mu mateka y'u Rwanda, u Rwanda rwagize ingoma Ngabe ebyiri, arizo Rwoga ndetse na Karinga. Rwoga niyo ngoma ya mbere yabayeho mu bwami bw'u Rwanda, ariko ikaba yararamvuwe nk'ikirango cy'ibihugu byihuje nyuma y'amasezerano y'ihuzabihugu yemeranyijwe Inkotsi na Bikara ahasaga mu mwaka w'1100. Iri zina Rwoga ryahawe ingoma Ngabe ya mbere y'u Rwanda ryasobanuraga kogera cyangwa se kwamamara, naho Karinga ryasobanuraga inkingi y'icyizere cy'ahazaza. Karinga niyo yasimbuye Rwoga ubwo yanyagwaga n'Abanyabungo, ubwo ibikomangoma byo kwa Gahima byarwaniraga ingoma ahasaga mu mwaka w'1899. Umwami Ndahiro Cyamatara akahasiga ubuzima. Kuva ubwo Karinga niyo yabaye ikirango gishya cy'u Rwanda, kuva ku ngoma y'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli wayiramvuye hasaga mu mwaka w'1510 kugeza mu mwaka w'1961, ubwo ingoma ya cyami yasezerwaga mu Rwanda rw'Abanyarwanda rugahinduka repubulika. Ubusanzwe ingoma Ngabe Karinga yari yarahiriye ku rucunju rwo bene Rwabugiri, ariyo Musinga na Rutarindwa barwaniraga ingoma. Nuko Rutarindwa abonye ko asumbirijwe, yitwikira mu nzu n'ibimenyetso by'ubwami byose bihiramo, harimo n'ingoma Karinga. Nyuma yaho haramvuwe indi ngoma Ngabe isubira n'izina rya Karinga, ari nayo igaragara henshi mu mafoto. Ubwo repubulika yinjiraga, ntawigeze yita kuri icyo kirango cy'igihugu, kuko cyari cyarateshejwe agaciro nk'ubwami Abaperimahutu bari bamaze guhirika. Ingoma Ngabe Karinga ntawari ukiyitayeho ngo ayitarure ikingurwe nk'andi mateka y'igihugu. Abakoroni n'abanyamadini bo ntibanayegeraga, kuko yakorerwagaho imihango ya gipagani. Abakuru bakubwira amakuru atandukanye ku irengero rya Karinga. Wasoma inyandiko zicicikana hirya no hino zirimo nk'igitabo cyanditswe na Colonel Rizinde, ugasanga zimwe zibara urunyurane ku makuru y'aho Karinga iherereye. Hari abavuga yuko mu gihe cy'imyivumbagatanyo yabaye mu Gushyingo mu mwaka w'1959 bari kumenesha abatutsi mu gihugu, umugabekazi Rosalie Gicanda ngo yategetse ko bafata ingoma Ngabe Karinga n'ibigamba byayo cyangwa se ibyegera byayo birimo kimumugizi, bakajya kuzihisha ku mukozi wakoreraga umunyapakistani wacururizaga i Nyanza, wari inshuti cyane ya Rudahigwa, kugira ngo amufashe kuzihisha mu buryo bukomeye. Icyo gihe bazitabye mu butaka nk'uko biri mu gitabo La Découverte de Kalinga ou la Fin de Mate cyanditswe na Theoneste Rizinde wahoze ashinzwe iperereza kwa Perezida Juvenal Habyarimana. Gusa hari n'abavuga ko leta ya Habyarimana yafashe Ngabe Karinga, Kimumuyizi n'izindi ngoma bakazitwika mu rwego rwo kugaragaza yuko ubwami burimutse butazagaruka. Ntwari Innocent, umusesenguzi ku mateka y'u Rwanda, yavuze ko ibyanditswe mu gitabo cya Rizinde bidasobanutse, ndetse n'ababibonye bavuga ko hashobora kuba harimo kubeshya. Uyu ni Ntwari Innocent, umusesenguzi mu by'amateka y'u Rwanda, arasobanura iby'iyi ngoma Karinga. Uko nabitekerejwe n'abakuru bari bariho icyo gihe, Colonel Rizinde wari ukuriye iperereza mu butegetsi bwa Habyarimana yaje ku kibuga cy'indege cyari ahitwa i Gahondo k'i Nyanza, bacukura bakuramo ingoma nyinshi zigera kuri 5, arangije ahamagara Padiri Alexis Kagame, kuko uyu Padiri Alexis Kagame yabanye n'Abiru, amusiganurire amutandukanyirize izo ngoma, amurebere niba haba harimo n'ingoma Karinga. Ntwari Innocent, umusesenguzi mu by'amateka, yakomeje avuga ko Padiri Alexis Kagame akimara kuhagera yarebye izo ngoma zibyagiye aho ngaho, ubundi arahigima asekana agasuzuguro kenshi, asubira mu ivatiri yarigendera. Colonel Rizinde yasigaye yitotomba, ahita ataha, ari nabwo yahise asohora igitabo
mu nzu ndangamurage ya Afurika yo hagati iherereye Tevurene mu Bubiligi hari abagiye bagerageza kujya gushakira ingoma Ngabe Karinga, nyamara ntawigeze ayica iryera. Mu mwanya wageneye ingoma Ngabe Karinga usanga hateretsemo imwe mu ngoma z'imisango isa n'inyahura. Kugeza uyu munsi ubushakashatsi buracyakorwa hibaza aho ingoma Karinga yaba iherereye. Abashakashatsi bavuga ibitandukanye, abantu bakavuga ibitandukanye, ariko ntabwo uramenya neza aho ingoma Karinga yaba iherereye. Ni nadusoreje ikiganiro cyacu, njye kuri mikoro mwari kumwe nanjye Jide Urugamba. Iyi ni Inkera TV, amateka y'igihugu cyacu tuyigira kugira ngo twubake ejo hazaza. Reka tubararikire gukurikira ibiganiro byacu by'ubutaha. Niba wifuza kujya ubona ibiganiro byacu mu ba mbere, nagusaba gukora subscribe, wabishima ugashyiraho comment, ndetse ugasharinga no ku bandi kugira ngo bamenye amateka y'igihugu cyacu.